isi ya none umuziki wa sekira wabaye kimwe mu bikoresho bikomeye byinjira mu mitekerereze y'abantu batabigizemo ubushishozi. Uyumva nk'ibisanzwe, injyana iryoheye amatwi, amagambo yoroshye, amashusho ashimishije, ariko inyuma y'iyo myumvire yoroheje hari ubwiru bwinshi, ubutumwa bwihishe mu mwijima n'ingaruka zidakunze kwitabwaho. Iki cyegeranyo kigamije kugaragaza icyo benshi bumva ariko ntibagitekerezeho, n'icyo bumva ariko ntibasobanukirwe ingaruka zacyo ku bwonko, ku marangamutima no ku mwuka w'umuntu. Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezaho muri buri kiganiro tubategurira kuri iyi sheni yacu kandi yanyu. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda kunzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Ngende mugira bagati nk'ibisanzwe, uwigaruriwe no kumenya ibihishwe n'amayobera atavugwaho rumwe. Mbahaye ikaze muri uru rugendo. Secular music ubundi ni umuziki udafite ishingiro ry'idini cyangwa kwizera na kumwe, ahubwo wibanda ku by'isi, urukundo rusesuye, irari, ubutunzi, ubwamamare, ububasha, kwinezeza n'ubwigomeke. Nubwo bisa n'ibidafite ikibazo nyamukuru si injyana, ahubwo n'ubutumwa buhoraho bushyirwa mu mitekerereze y'uwumva. Umuntu yumva indirimbo inshuro nyinshi, amagambo akisubiramo mu mutwe, bityo indirimbo igahinduka igice cy'imitekerereze ye atabizi. Hari ubwiru bwinshi butavugwa ku mugaragaro buba muri iyi miziki y'isi. Amagambo n'amashusho atumvikanira rimwe, ariko agashyirwa mu mutwe w'uyumva buhoro buhoro. Bamwe bavuga ko hari injyana zifite ubushobozi bwo gukangura irari, umwijima, kwiheba cyangwa kwishora mu byishimo birenze urugero. Mu mashusho y'indirimbo hakoreshwa ibimenyetso bifitanye isano n'imiryango y'ibanga, ubwiru cyangwa gusuzugura icyera n'indangagaciro. Ibyafatwaga nk'icyaha, icyaha kikitwa ubwisanzure, icyubahiro kigahinduka ubusambanyi, ubwenge bugahinduka uburiganya. Ibi byose bigenda bikorwa mu buryo butagaragara, umuntu akabyakira atabanje kubyibazaho kabiri. Kumva umuziki wa sekira cyangwa se secular music si ugutega amatwi gusa, ni igikorwa cyinjira mu bwonko. Iyo umuntu yumva indirimbo zihora zivuga ku irari n'ishyari, kwigomeka, ubusinzi n'ibiyobyabwenge, gusuzugura urukundo nyarwo, ubwonko bwe bubyakira nk'ukuri. Ibi kandi bishobora gutera kugabanya ubushobozi bwo gutekereza byimbitse, gutuma umuntu agira amarangamutima adahagaze no kongera kwiheba, umwijima n'ubwoba buhoraho. Abantu benshi ntibamenya impamvu bahora bumva ntacyo bafite, bagahora bashaka ibirenze, nyamara inkomoko ikaba ari ubutumwa bumaze igihe bubakwa mu mutwe binyuze mu byo bumva buri munsi. Ingaruka ku myitwarire n'imibereho. Secular music igira uruhare mu guhindura imyitwarire bikomeye, aho abakiri bato bashobora kwishora mu rukundo rudasobanutse, rushingiye ku mubiri aho gushingira ku gaciro. Abantu batangira gufata ubusambanyi, ubusinzi n'ibindi nk'ibintu bisanzwe. Umuryango ugatakaza agaciro, ukwiyubaha kukagabanuka. Icy'ingenzi ni uko ibi byose biza mu ishusho y'imyidagaduro, bityo ntibyitabweho nk'ikibazo, nyamara bigasenya buhoro buhoro. Ikintu gikomeye abantu benshi batarasobanukirwa ni iki: ibyo wumva kenshi biraguhindura, nubwo utabyemera ku mugaragaro. Umuziki ushobora kuba umufasha wo kwiyubaka cyangwa intwaro yo gusenya buhoro buhoro. Ntabwo bivuze ko indirimbo zose za secular music ari mbi, ariko kumva utabisuzumye, utatekereje ku butumwa, niho ikibazo kiri. Secular music cyangwa se imiziki wakwita ko ari imiziki y'isi, si amajwi gusa, ni ubutumwa, ni imbaraga, ni igikoresho gishobora kubaka cyangwa gusenya. Umuntu utekereza byimbitse agomba kwibaza ibyo numva buri munsi biri kubaka iki muri njye? Ubwenge si ukumva byose, ahubwo ni uguhitamo icyo wemera ko kigira ububasha ku mutima no ku mitekerereze yawe. Uwirengagiza ibi aba yemerera ibitagaragara kumuyobora mu buryo atazigera asobanukirwa igihe bitangiye. Mu muziki wa secular hari abahanzi bakomeye ku rwego mpuzamahanga bagiye bagaragara mu mashusho n'ibitaramo bikoresha ibimenyetso by'amayobera. Abasesenguzi b'imyemerere bavuga ko ibi bitabaho kubw'impanuka gusa. Ingero zikunze kuvugwa, hari ibimenyetso by'ijisho rimwe rikunze kugaragara mu mashusho y'indirimbo cyangwa ku mafoto y'abahanzi. Mu myemerere y'amayobera yivugwa nk'ikimenyetso cy'ububasha bwihishe n'ubugenzuzi. Hari kandi inyenyeri ya mpande eshatu ikoreshwa mu myidagaduro, by'umwihariko mu njyana za rock, pop na hip hop. Mu myemerere ya Gikristo, iyi nyenyeri ni ikimenyetso kijyanishwa n'imigenzo ya sekibi, amashusho yo kwigomeka ku Mana, kwiyambika nk'Imana, kwiyita umwami cyangwa kwigana imigenzo y'idini mu buryo bwo kurisebya. Hari kandi imvugo zishishikariza icyaha, ubusambanyi, ubusinzi, ibiyobyabwenge bigahinduka ubwisanzure cyangwa inzira yo kwishima.
Abahanzi bamwe bagiye babivuga ku mugaragaro ko umuziki wabo ugamije gusenya indangagaciro za kera no kurema isi nshya idafite imipaka y'idini. Ibi bituma abantu benshi bibaza, ese koko ni ubuhanzi cyangwa hari ikindi kinyura munsi y'amagambo yabo? Mu myemerere ya gikristu n'iy'abandi bemera Imana, Sekibi ntaza mu buryo buteye ubwoba gusa, ahubwo aza mu kintu gishimishije, cyiza kandi cyumvikana. Umuziki kubera ko winjira mu marangamutima byihuse, ufatwa nk'inzira yoroshye yo kuyobya umutima w'abantu benshi. Bivugwa ko Sekibi atemera ko abantu batinya ikibi, ahubwo ashaka ko bakibona nk'ibisanzwe. Iyo ndirimbo usubiramo inshuro nyinshi, amagambo yayo ahinduka nk'isengesho ridafite imana. Umuntu ashobora kuririmba amagambo ahinyura Imana atabyitayeho kubera injyana imunejeje mu matwi kuyumva. Ibi kandi bituma bamwe bavuga ko secular music ishobora kuba urusengero rutagaragara rwo mu mwijima, aho imitima myinshi ihurira idasobanukiwe uwisenga mu by'ukuri. Intambwe ya mbere si ukureka kumva umuziki wose, ahubwo ni ugusoma amagambo y'indirimbo, kwibaza ubutumwa itanga. Hari kandi guhitamo umuziki wubaka umutima. Hari imiziki myinshi itandukanye yubaka icyizere, itera amahoro ndetse n'agarura icyubahiro n'indangagaciro. Ndetse na secular music ubwayo hari indirimbo zitagamije gusenya, ahubwo zivuga ku buzima, ku kwihangana no ku rukundo rufite shingiro. Guhitamo niryo banga. Mu by'ukuri ikibazo si umuziki ubwawo, ahubwo ni ubutumwa butwarwa n'injyana. Secular music ishobora kumvikana nk'ijwi ry'ibyishimo, ariko rimwe na rimwe ikaba ururimi ruvugira mu mutima bucece, ikawutoza kwakira ibyo utigeze uhitamo ku bushake. Ibyo umuntu yumva kenshi bihinduka ibyo yemera kandi bigahinduka ibyabamo. Ubwiru bukomeye nuko abantu benshi batabona aho bahindukiye, kuko ihinduka ribaho buhoro ridafite urusaku. Icyari kera kidasanzwe kigahinduka ibisanzwe, icyari kibabaje kigahinduka ibisekeje, icyubahiro kigahinduka imitwaro. Uwo ni wo mugambi utagaragara wishe inyuma y'imiziki wakwita ngo ni iy'isi cyangwa se secular music. Gusenya umutima utabanje kuwutera ubwoba niyo ntego. Ariko hari amahitamo. Umuntu ashobora guhitamo kutaba imbata y'ijwi ryose rimubwiriza, agahitamo icyo yinjiza mu mutima we, kuko umutima w'umuntu ni urusengero. Uzaririmbirwamo ibyo wemerewe, uzasengerwamo ibyo wemeye. Uwamenye ibanga aba atagihuma amaso, aba atangiye kuyobora ubuzima bwe aho kuyoborwa n'amajwi atamubaza uruhushya. Niba ukunda ibiganiro nk'ibi, ibuka gukora subscribe no gusangiza inshuti n'abavandimwe twaguka kurusha uko tubeze uyu munsi wa none. Ngende mugira banga ati aha ni ku Mayobera TV. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.